ntukihutire kuvuga urakaye, ntukihutire kuvuga wagize ikibazo. Nimba warakaye banza ufate pause, nimba wumva ibintu bifite ibibazo banza uruhukemo. Niko ubundi badusaba, ubundi ubone kuvuga. Nimba abantu bakikubwira ikintu banza ucyuze cyane ugigarukemo, ubundi ubone kuvuga. Gushyiramo akayunguruzo k'ibyo ugiye kuvuga, ntabwo ibintu byose uzabikubita hariya utayunguruye. Murabizi ko hari ukuntu ababyeyi bananirwa kumva abana babo, kaza kumva ngo yanze kunyumva, agasiga yanditse akagenda akiyahura ngo umubyeyi ntago yamwumvise. Arajya kukubwira turabona urebye umuhungu ngo uvuze umuhungu ngo uvuze ngo iki, ukabura simbutse. Abadamu rero turabikunda nyine, mbese ukabura simbutse ugiye mu birera akavuga ati okay naryamanye nawe ejo sindi bubyongereho, nari mubwiye ko namusuye arasimbutse avugije induru, ubu none byo kuryamana nawe mbivuze yankuraho umutwe. Yesu ashimwe cyane. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Turanezerewe cyane kongera kubana n'Imana ndetse namwe, ndetse tunabasuhuza. Turabakunda, muradukurikirana mu mpande nyinshi zitandukanye z'isi. Ndabizi neza ko mubana natwe umunsi ku munsi, kandi natwe turanezerwa kubona abantu babanye natwe, kuko biba ari umugisha kuri twe ndetse no kuri mwebwe, kandi twembi tugafatanya kwamamaza ubutumwa bwiza bw'Umwami wacu Yesu Kristo, kuko yaravuze ngo mujye mu mahanga yose abizera bakihana mubabatize kandi mugishe kwitondera ibyo nasize mbabwiye. Turi mu muhamagaro mwiza rero wo kwamamaza ubutumwa no kubwira abantu ko Yesu ari umwami. Reka uyu munsi tugaruke mu kiganiro cyacu bita umuryango nifuza. Umuryango nifuza, umuryango wifuza, umuryango isi yifuza, umuryango igihugu cyifuza, umuryango Imana yifuza kurusha byose. Ni muryango ki? Ese uba umeze ute? Niyo mpamvu tuba tuje kugira ngo twicare tuganire kuri icyo kintu. Urifuza umuryango umeze ute? Umwana arifuza kuvukira mu muryango umeze ute? Arifuza kurerwa mu muryango umeze ute? Njyewe ndifuza kuba mu rugo rumeze mu muryango umeze ute? Wowe urifuza kuba mu muryango umeze ute? Ndabizi neza ko hari abantu nshobora kuvuga umuryango nifuza bakavuga ngo wanjye sinigeze nkwifuza, nta nubwo nkukeneye, nta nubwo nkumva, kubera ibintu byinshi bagiye bahuriramo nabyo. Ariko uko byaba bimeze kose, ndagira ngo nkubwire ngo ku Mana nta mpanuka yabaye. Waremwe kubw'impamvu z'Uwiteka Imana. Imana yacu yakuremye ifite impamvu, nta gitangaje, nta gitunguranye, irabizi, ifite gahunda yo kukurema, ifite icyo yakuremeye. Nkunda kubwira abantu ngo iyo umwana avutse mu isi aba havutse umumisiyoneri, hari umuntu wahawe misiyo uje mu isi. Ikindi rero gikomeye cyane ugomba kumenya ni uko kubana kwa papa na mama wawe burya nta nubwo ari ubushake bwabo, ahubwo Imana yashatse guhuza abantu bashobora kubyara wowe. Ni ukuvuga ngo ubwabyo kuba mama na papa we barabanye byari ukugira ngo uvuke. Uri mu mpamvu imwe zatumye mama na papa we babana, kuko yashakaga umwana umeze nkawe, yashakaga umugabo umeze nkawe, Imana yashakaga umugore umeze nkawe, bagomba kuvuka muri urwo rugo wavukiyemo, bakabyarwa n'umugabo n'umugore bameze nka papa na mama wawe. Irabahuza rero kugira ngo uvuke. Biba ari iby'igikundiro, ni igitangaza cyane kiba gikomeye. Dawidi yaravuze ngo nkiri urusoro mu nda ya mama warandebaga. Imana rero ikora ibintu byose ifite gahunda. Niyo mpamvu Satani atagomba kukwihebesha akubwira ati kubera icyo uriho, kubera icyo wavutse, ufite impamvu wavutse. Nari nkubwiye ngo no kubana kwa mama na papa wawe ni impamvu z'uko Imana yashakaga umuntu umeze nkawe. Amaraso ya mama wawe, amaraso ya papa wawe uko bateye nibahura bazabyara wowe. Nicyo cyatumye rero babana. Nta gitekerezo bari bafite cyo kubyara umuntu umeze nkawe. Nabo bari bategereje kubona umuntu uzavuka. Babona rero havutse wowe. Birashoboka rero ko waravutse mu buryo bwinshi butandukanye, bumwe bubabaje n'ubundi bushimishije, ariko uyu munsi ndagira ngo nkubwire ngo nta mpanuka yabaye ku Uwiteka Imana. Imana yari yabikunze, Imana yari yabishatse. Rero ni ya gahunda rero twigiramo umuryango nifuza. Ushobora kuba waragize amateka mabi y'umuryango wawe. Uyu munsi niwe gutangira itangiro rishya ry'undi muryango mushya. Ushobora kuba waragize umugisha wo kuvukira mu muryango w'uburere bukwiriye. Uyu munsi ni wowe barimo ubwirwa ngo ukomeze ubwo burere ndetse bugere ku buzukuruza n'ubuvivi bw'umuryango wawe. Mu muryango nifuza rero twagiye tureba ibintu byinshi bitandukanye. Ndatekereza mu badukurikira rwose bafite amakuru ahagije, gusa nyine ni ukubyiga, ni ukubiganira, ni ukubyumva kugira ngo tubashe gukora icyo Imana iduhamagarira. Twavuze ko umuryango ari umuhamagaro uturuka ku Uwiteka Imana, cyangwa se ku bana ko bashakanye. N'Imana rero ibihamagaye umugabo n'umugore kugira ngo babe umwe, babyare umumisiyoneri Imana yohereje mu isi, babyare umuntu uje mu kazi Data yashimye.
Bibiliya ivuga iki? Biravuga ngo ihagarara mu itangira ikareba mu iherezo. Ni ukuvuga ngo imaze kubona umurimo, imaze kubona igikwiriye gukorwa, yaremye uzakora icyo kintu. Avukira iwawe kugira ngo umutoza azagere kuri icyo gikorwa. Niyo mpamvu rero duhamagarirwa kuba abagabo n'abagore. Ni umuhamagaro ukomeye cyane kugira ngo tubashe kubyara urubyaro rwubaha Imana. Tugiye rero kwinjira muri gahunda yacu y'uyu munsi. Reka tubanze dusenge, twiregeze Imana, twinginga Imana ibane natwe kugira ngo uyu munsi utubere umugisha, ndetse n'ibyo turi buganireho bibe umugisha. Mana ishobora byose, turagushimye. Uri Imana ishobora byose, uri Imana Data wa twese uri mu ijuru. Warakoze kutugira neza, warakoze kuduha umuryango, warakoze gukunda ko umugabo n'umugore babana, bakabyara abana, bakaba abana bubaha Imana, kandi ukabaha inshingano zo kurera. Wagize neza muri byose, wagize neza uburyo ki wahuje abantu kugira ngo uyu munsi wa none tube turi kuganira ku murimo wawe. Nunyemerere rero tukugiraho umugisha, kandi uyu munsi ibyo turi buvuge by'igiciro. Izina ryawe rihabwe icyubahiro, natwe ducishwe bugufi. Bana n'umuntu wese ujya gukurikira inyigisho, ni mu izina rya Yesu, amen. Yesu nashimwe cyane. Mu muryango nifuza, muri byinshi twumvise, turi ku kintu bita kurera bifite intego. Kurera bifite intego. Kurera twavuge ko bitizana, gutoza no kwigisha umwana bisaba ngo umubyeyi aba abishyizemo imbaraga. Rero mu nkingi esheshatu ziri mu kurera bifite intego, twarebye kuri ebyiri: kubaka imibanire mu muryango, kandi tureba uburyo ibihe byo kurera bigenda bisimburana, ibihe byo gutoza, reka dukoreshe iryo jambo, ibihe byo gutoza umwana bigenda bisimburana. Uyu munsi uvuye mu gihe bita icy'ubugaragu, twakivuzeho cyane. Hagati y'imyaka 0 kugeza kuri 2 umubyeyi aba ari umugaragu w'umwana, arira, amwitaho, amuha ibigomba byose. Nimba hari icyo akeneye, umubyeyi agomba kwihuta nk'umugaragu, ariko kikaza gukurikirwa n'igihe tw'isi cy'ubuyobozi. Umubyeyi atangira kuba umuyobozi. Biragora, reka mvugeho kano kantu, bigora ababyeyi benshi kuva mu gihe cyo kuba umugaragu ukaza mu cyo kuyobora, kuko akenshi umenyereye umwana wawe, mama, shenge, yarize, wamwitayeho. Ahangaha mu gihe cy'ubugaragu, ukeneye umwana, ukeneye konka, wihuta ujya kumwonsa. Umwana ukeneye kumuhindurira pampa, ujya kuyimuhindurira. Ukeneye kurya, ukajya kumugaburira. Mbese nta kondisiyo nyinshi ziba ziri muri ibi bintu. Umubyeyi aba ari umugaragu. Hanyuma rero kuva muri icyo kintu uza noneho kubwira umwana, gushyiraho amategeko runaka agomba kumugenga. Uzajya ubyuka saa 12, uzajya ubyuka umaze gusasa igitanda cyawe, kuko mu gihe cy'ubuyobozi bahera ku myaka 3 kugeza kuri 12 gutyo. Uzajya ubyuka wibrose, donc gutangira gutoza umwana. Tuzabirebaho nitugera mu gutoza no kwigisha. Hanyuma rero bigora ababyeyi, nyine bamenyereye ko abana babo bakiri mu kwingingwa. Bigora ababyeyi gutangira gushyiraho amategeko make atuma umwana aba umuntu, kuko kutamushyiriraho amategeko nabyo ni ikindi kibazo kigora ababyeyi. Twarabirebye mu biranga ababyeyi batandukanye. Rero muri ibyo bihe byo kurera bikurikirwa n'igihe cya mentorship, mu gihe cy'ubwangavu n'ingimbi, aho umubyeyi aba agomba kuba nk'umujyanama ku mwangavu n'ingimbi. Noneho amategeko aba atangiye kuganirwaho. Nimba ushaka kumubuza wenda kujya azana atinze, ataha ijoro, ntabwo uvuge ngo noneho ndavuze ngo oya, ko bwangavu n'ingimbi aho ngaho wapi. Uba ukenera kuza ukamubwira, ndagira ngo twicare tuganire, nk'umumenta wiwe, nk'umujyanama wiwe. Twicare tuganire, isi ifite ibintu byinshi bitandukanye, ndabona ibintu birimo bigenda nabi, ndashaka kumenya, umbwire se kuri social media hariho iki, ese following abande, ukurikirana abande, akakubwira abashuti bawe ni bande. Aho ni mu gihe cy'ubwangavu n'ingimbi, kuko ni muri ya myaka umwana bakandagira ku isi akagira ngo niye pe, akumva isi yose yayishobora, kumva nta cyamuhagarara imbere, akumva nta cyamukanga. Ni imyaka ya opposition, baba bahanganye n'ababyeyi babo. So bisaba rero umwiyegereza, umubwira ati ukurikirwa na bande, inshuti zawe ni bande, ku ishuri ubana na bande, ese ukinana na bande, nimba ari umukinnyi, nimba ari umubyinnyi, uko mazabo mubyinana, ukagenda ubamenya buhoro buhoro. Ko musiko ugenda umenya
umenya abo bagendana, ugenda nabo mbona uko umwigisha, warangiza rero ukamubwira ati nkurikije ukuntu bimeze rero ndagira ngo ubwire njyewe wagutanze kureba izuba, burya ibi n'ibi bigenda bimera gutya, iyo witwaye gutya muri ibi bipfa gutya, donc urumva ni ukujya inama. Muri mentorship ni ukuganiriza umwana, ni ukujya inama, kukwizanya imitegeko ku muntu wafunze nawe wahejeje nawe ntibyemera. Tugakurikiraho zaho rero igihe ndimo ndasubirira mu batarabasha gukurikira ikiganiro cyo bushize, tugakurikizaho igihe cy'ubushuti, icyo bita friendship. Igihe cy'ubushuti ihera ku myaka 19 kuzamura, ubu uri inshuti, ibintu mubishyira ku meza mukabiganira nk'abashuti nyine. Ububyeyi buba buraho, ariko n'ubushuti bugomba gukura cyane, umwana ukamugira inshuti. Icyo ni inkingi ya kabiri twize y'ibihe byo kurereramo cyangwa kwigishirizamo umwana. Utazagerageza rero ufata ikintu cyo mu gihe cy'ubushuti ngo ukizane mu gihe cy'ubuyobozi, cyangwa ufata ikintu cyo mu kuba umugaragu ugishyire mu gihe cya mentorship. Donc ntuzavangavange, uragomba kumenya ikigero umwana wawe agezemo, imyaka yawe umwana agezemo, ukamenya imitekerereze, ukamenya psychology yiwe, ukamenya uburyo arimo akora, ukamenya uburyo ateye, ukubona uko umuganiriza, ni uko mujya inama. Nutamenya rero iyo miterere y'umwana, igihe cyose uzajya uhora urimo uhusha intego. Yakabyumvise ariko bimubwiye nabi kuko ntiwayimenye igihe agezemo, yakabitwaye neza ariko urahushije, umuhaye ibyo atagombaga guhabwa. Babyeyi rero muba mudukurikiye, ndagira ngo mbabwire ngo ntabwo ari igihe cyo gufunga amaboko ngo utuze wicare. Ndabizi neza ko mugira ibintu byinshi mwiga bitandukanye, ariko ndagira ngo mbongerereho no kwiga no kumenya umwana, no kumenya uko arerwa. Kuko mu kutoza umwana inzira kuri kunyuramo, nubwo tuzabireba hanyuma, ariko iki nacyo kiba gikenewe mu byo ushyiramo amafaranga yawe, mu byo ushyiramo igihe cyawe, mu byo ushyiramo imbaraga zawe, mu byo ubona ari umusaruro kuri wowe muri iyi si, haragomba kwinjiramo kino kintu. Barimo bitegura gushaka, kuko ashobora kureba kino kiganiro mu muryango nifuza ibintu byo kurera akabona ntago bimureba, ahubwo birakureba cyane kuruta wa wundi umaze kugira abana bakuru, kubera yuko wowe waba ufite umugisha wo kuzabyara umwana waramuteguriye. Aha ndabibutsa yuko Imana irema Adamu na Eva ntago baje ahantu hadateguye. Ndimo ushaka kubyara umwana uyu munsi, ugashaka kazaba umwana muzima usobanutse, uragomba kuba ari wowe uri kwiga bino bintu uyu munsi wa none. Uragomba kuba ari wowe gukurikirana amasomo uyu munsi wa none, ukamenya ngo nimbyara umwana hagati y'imyaka 0 n'imyaka 2 bamufata bati, ese hagati y'3 na 13 yigate, 14 18 bigenda biti, hejuru bimera biti, ukabimenya rero abantu bataravuga. Kuko hari nk'umubyeyi ufungura akarebaho ngo kurera akavuga ati abanje barakuze ntago ari ibyanjye. Ariko uyu munsi wa none nawe waba igisubizo cy'abajene muturanye, waba umuti wa society. Abawe bageze kure, ariko ukeneye ubumenyi kugira ngo isi yose habwe umugisha. Ntago turimo tubwira rero igice runaka, turabwira umuntu wese ushobora gutwara ayo makuru, yaba umwana, yaba urubyiruko, yaba umugore, yaba umugabo, yaba umukecuru, yaba umusaza. N'umusaza ushobora kumva bino bintu, umukecuru ushobora kumva bino bintu, natwara iyi message agenda aganiriza abagore bakiri batoya, aganiriza abana, aganiriza urubyiruko, ababwira ati dore ni mubyara, dore nuko bizagenda. Ntago uje gushaka umugabo n'umugore kubera ko wabishatse, cyangwa washatse gukemura ibikurimo, cyangwa se irari ry'umubiri wawe, ahubwo ni umuhamagaro ukuzanye kugira ngo n'akazi, ariko akazi uhawe n'Imana, uhawe n'Uwiteka. Ni umuhamagaro ukuzanye kugira ngo ubashe kurera urubyaro rwubaha Imana. Imana ikeneye kugarura isura yayo. Ndababwira yuko isura y'Imana, Imana yaravuze ngo tureme umuntu asa natwe agira ishusho nke yacu, atware ategeke. Imana yaturemye mu ishusho yayo, dusa na Data. Rero Adamu amaze gukora icyaha, isura yaratakaye, ariko igihe kigeze Kristo arayigarura muri twebwe. Arangije atubwira ngo uko Yesu yantumye niko nanjye uko Imana yantumye niko nanjye mbatumye. Aradutuma mugende mubwira abantu bongere biyunge na Data. Nabunze n'Imana kubw'umusaraba, yaritanze aratwunga kubw'umusaraba, kubw'urupfu rubi rwo ku musaraba, ngo amaze kuruhinduza ubusa. Imana ishimwe cyane. Hari ukuntu Yesu yakuyeho ibyadutandukanyaga na Data, arongera duhuza na Data mu gihe twari twarabaye abana b'ibirara, arongera aratugarura. Abagarutse rero avuga ngo nuko mugende mugarura abandi. Umurimo dufite ukomeye muri iyi si no guhuza abana na se, abana bataye.
isura ya papa wabo ikongera kugaruka, isura y'Imana ikongera kugaruka, ubwami bw'Imana bukongera gukura. Ariko cyane cyane muri byose ndagira ngo mbabwire ngo ibi bintu birakunda cyane kandi bigakorwa neza mu muryango. Umuntu woroshye kugarura ni umugore wawe, umuntu woroshye kubwira Yesu n'umwana ubyara, umuntu woroshye kuko niba utindana nawe n'umenya uko uteye. Iyo ngiye mu giterane nkabwiriza abantu magana ngahe, simenya nimba ibyo nababwiye babyumvise, yewe n'abavukiye muri icyo giterane nshobora kutabakurikirana ngo menye no kubarera, bagera no hirya bakabura ubarera. Ariko umutwaro wanjye tubana mu nzu menya uburyo ki aho uyu munsi byagenze neza, aho byagenze nabi, umwana mbyara mu nda menya character ziwe, nkavuga ati uyu nguyu iyo mubwiye ko dusoma Bibiliya wenda bigenza gutya, iyo mubwiye ngo dusenge bigenda gutya, iyo mutoje wenda kubyuka yashashe uburiri bwe bigenda gutya, kuko ndamufite umunsi ku munsi. Kujya kubwiriza i Samariya n'i Yerusalemu mugifitanye ibibazo biba ari ikintu gikomeye cyane. Aha ndavuga ku muntu wamenye Kristo, akaba ari hari umuntu umwe twigeze kuvugana arimo atwibwira, aravuga ngo ndi umwigishwa wa Yesu uhindurira abandi kuba abigishwa ba Yesu. Numva ibyo bintu ndabikunze cyane. Ndi umwigishwa wa Yesu uhindura abandi kuba abigishwa ba Yesu. Yesu nashimwe cyane. Mbere yuko rero ubu umwigishwa wa Yesu uhindurira abandi kuba abigishwa ba Yesu, ntago ntujye kure. Yesu aravuze ngo Yerusalemu muzabwa imbaraga umwuka wera n'abamanukira, muzabagaho kumpamya i Yerusalemu, i Yudaya kugeza ku mpera y'isi. Ntago ari kure akohereza, arakohereza iwawe mu rugo. Mubyeyi, mugabo, umugore, waba warabyaye waba utarabyara, hari abantu mubana. Nuvaho mu rugo genda ku gipangu umuturanye, nuva ku gipangu umuturanye jyaho hirya. Biratworohera kuvuga ubutumwa hirya no hino, biratworohera gutega indege tukajya kubwiriza hanze, biratworohera kuko turabavuga ubutumwa mpuzamahanga. Niko birivuga, mujye mu mahanga yose mubwira abantu ubutumwa bwiza. Urumva turabavuga ubutumwa mpuzamahanga, ntabwo tuzahera i Yerusalemu, tugomba kuva tukajya Samariya, tukajya Yudaya, tukajya ku mpera y'isi. Ariko Yerusalemu ni habanze hatunganywe, Yerusalemu ni habanze hasobanuke. Umugore wawe ubanze umubwire Yesu, umugabo wawe umubwire Yesu, muganire iby'ibyiringiro byanyu, mubwirane zaburi n'indirimbo muririmbane. Biragora cyane iyo babana ngo ntibabasha gufashwa bari kumwe. Ibyo ni ikinyoma Satani yatanze. Abana bawe bahindurwa bigishwa ba Yesu, nabo bagufasha gukora uyu murimo. Yesu nabahe umugisha. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero uyu munsi reka twivugira ku nkingi ya gatatu, hanyuma tuzakomeza n'izindi nkingi kuko ni 6. Turavuga ku nkingi ivuga ngo kubaka uburyo bwiza bwo kuganira mu rugo. Ni inkingi ikomeye cyane mu kurera urubyaro rwubaha Imana, kubaka uburyo bwiza bwo kuganira mu rugo. Mu Migani igice cya 25 umurongo wa 11 havuga ngo ijambo ryizihiye rivuzwe mu gihe gikwiriye ni nk'amatunda y'izahabu ku mbehe y'ifeza. Ijambo ryizihiye rivuzwe mu gihe gikwiriye ni nk'amatunda y'izahabu ashyizwe ku mbehe y'ifeza. Imana ishimwe cyane. Ijambo ryizihiye rishimishije abantu baryumvise, rinyuze amatwi yo baryumvise aho bati bino bintu birasobanutse. Iryo jambo rivuzwe mu gihe gikwiriye, riba rivuzwe nyine mu gihe gikwiriye. Icya mbere hari ibintu rigomba kuba ryujuje. Ahangaha turi kuvuga ku nkingi ya communication, ku nkingi yo kuganira mu muryango, mu rugo, umugabo, umugore, abana ndetse n'abari mu muryango. Ubwo buryo bwiza, uburyo bwubakwa. Uyu mwanditsi w'imigani yaravuze ngo ijambo ryizihiye, icya mbere ririzihiye, ni ukuvuga ngo riranejeje abashobora kuryumva. Icya kabiri rivuzwe mu gihe gikwiriye. Hanyuma icya gatatu rimeze nk'amatunda, ni nk'imbuto uzanye kandi nta nubwo uzizanye gusa, noneho ni nk'izahabu. Izo mbuto uzanye zimeze nk'izahabu, ni iz'icyubahiro, ukazizana ku mbehe y'ifeza. Ibintu mbese iri jambo barimo bavuga hano riraremereye cyane. Ijambo ryizihiye rivuzwe mu gihe gikwiriye. Mu buryo rero bwa communication, mu buryo bwo kuganira mu rugo, hari ibintu bigomba kwitonderwa kuko
ndagira ngo mbabwire nk'uko twavuze mu kiganiro cy'ubushize, urugo ni Edeni yawe, urugo ni Edeni yanjye. Birashoboka ko waruhindura Edeni cyangwa nturuhindura Edeni, kuko byombi biri mu maboko yawe. Imana yaduhaye ubutware, duha ubushobozi, ntabwo ishobora kuturaga ikintu kidashoboka. Ijambo ry'Imana ni iryo kubahwa. Nimba yaravuze ngo mbahaye umugisha mu rugo rwanyu, mbahaye umugisha, ubwo umugisha urahari. Ni nayo mpamvu haba byinshi biwuhiga nuko umugisha uhari. Rero urugo ruri Edeni, urugo rukeneye kuba Edeni, hari ikintu gikomeye urugo rugomba kwiga, umuryango ugomba kwiga: communication, uburyo bwo kuvugana, uburyo bwo kuganira, bwo gutanga amakuru. Umuntu ntago afite amakuru ngo ayihererane, ngo inshuti ye cyangwa se umutware we cyangwa umufasha wazabyumve hanze. Ntago umwana akeneye kubwirwa amakuru nk'ibanga, kutamenya amakuru ibintu ari ibanga, ahubwo akeneye uburyo bwiza bwo kubaka mu muryango kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Aha rero bisaba nyine amagambo tuvuga, gucunga ururimi, uburyo ukoresha ururimi. Hano bavuze ngo ni ijambo ryizihiye. Ese iryo jambo ugiye kuvuga rimeze rite? Ese biragendekera bitaba ari buryumve? Ese birakorwa bite? Ibyo rero bituma abana bareba uburyo ki mu rugo umugabo n'umugore baganira n'abaje mu rugo iwabo, bakavuga ati hano hantu hari Imana. Kuko rangaje yacu, imikoreshereze y'ururimi rwacu nayo igomba kubahisha Imana mu rugo. Ugomba kwiga. Hari ukuntu umuntu abaho mu buzima atavuga neza, avuga uko avuze akavuga nabi. Ibyo rero ni ibintu ugomba guca mu rugo, kuko icyambere ni ugutoza abana. Ese uyu mwana uramutoza, naramuka avuze nkawe bizagenda gute? Nimba uhinguka mu muryango cyangwa se uvuye ku kazi, abantu bose bakamenya ko waje kwita ibintu usanze, ibyo usanze mu nzira, abana barahahamutse, urakoresha rangaje babwira nabi, dore uko bameze, dore uko bareba, ubundi mumaze iki, ubundi muteye mute. Ibyo bintu rero bituma abana babibikangi, ntabwo bashobora kukugira inshuti. Nujya no kubaganiriza, ujya kubaganiriza kubundi wese nako bivuge neza, bivuge mu ijwi rituje, ni umuntu ukeneye kumva. Nujya no kumuhana, mujyane mu cyumba, abana nabo kubahwa, umujyane mu cyumba, mwicare muganire, akubwira ikibazo yagize, kuko nabo ni abantu. Nubwo tuvuga ngo bakeneye kuba urubyaro rwubaha Imana, ariko bari mu isi yamaze kwandura, natwe turi mu isi yamaze kwandura. Ubwo buryo bw'imikoreshereze cyane, Bibiliya inavuga yuko ururimi ari inyama yigenga kandi ntirunakunda kumenyerezwa. Indogobe yamenyerezwa ngo rumeze nk'agashashi k'umuriro runaze mu ishyamba kagatwika. Bene data rero, dukeneye kumenya nimba ijambo ryizihiye cyangwa rivuzwe mu gihe gikwiriye. Ushobora no kuba ufite ijambo ryizihiye ariko nturivuge mu gihe gikwiriye, ukavuga mu gihe kidakwiriye. Turaza kureba ibiranga communication nyine. Hari igihe ushobora kubivuga mu gihe kidakwiriye. Iyi myubakire ya communication mu rugo ni ukuvuga ngo umwana nimba asohotse ukamutoza kumenya ngo genda uvuze aho ugiye, genda uvuze aho ugiye, kandi akabivuga mu buryo busobanutse hatarimo ibipindi. Nawe nimba ugiye si gusezeye abana mu buryo bwiza, nimba winjiye nibamenye ngo amahoro arinjiye. Imana ishimwe cyane. Mama nimba winjiye mu rugo, umukozi namenye ngo amahoro arinjiye, umwana namenye ngo amahoro arinjiye. Papa nimba winjiye mu rugo, nibamenye ngo peacemaker yaje, donc umwubatsi w'amahoro aragarutse. Twari twiriwe twumva tutanezerewe. Hari umuntu ugera muri groupe, abantu bakavuga ngo twumvaga tutanezerewe, ariko still arahageze, turumva tunezerewe, turumva wow, turumva miri yihindutse. Donc environment twari turimo, hari abantu bifitiye amahoro n'umunezero ku buryo community bagezemo bahita bumva wow, abavuga ati uyu muntu ajya ahora hahora, uyu muntu rwose yaba yabaga muri community. Ntago byizana. Icyambere murabizi ko mbere y'uko ugira ubusabane n'abo mubana, ugomba kubaka neza ubusabane ugirana na data. Donc hari ubusabane ugirana n'Imana, hari ubwo ugirana n'ibyaremwe, hari ubwo ugirana nawe ubwawe mu byaremwe. Rero kugira ngo ubusabane bugende neza, uragomba kubanza kubaka ubwo ugirana n'Imana bukaryoha. Nimba ugera imbere ya data ukavuga ati ndanyuzwe, ndafashijwe, ndi imbere y'Imana ishobora byose, ndikumva nduhutse, ndikumva nguwe neza, ndikumva amahoro yo mu mutima, ndikumva ibintu biraryoshye, ukumva uraganira n'Imana nta makaraza,
kabisa network itagiyemo ambutiyaje. Hari ukuntu network yawe n'Imana ijyamo ambutiyaje ukagira ngo ikamyo yaguye mu nzira ugahamagara bikanga ukinginga ugatereta. Hari ukuntu bigera igihe ukumva Imana ntirimo kwingingika nyine cyagiye network ziba zanze kabisa, ziba zagiyemo ibibazo. Ariko iyo umaze kubaka ubusabane bwawe n'Imana neza, ukumva uranezerewe imbere y'Imana, niho tubonera amahoro. Uzubabaye ikagusetsa kuko ni data turanezerwa turi imbere ya data. Nta wadukuraho kuba data. Umwe ukunda kuvuga ngo nsa na data sinzahemuka. Nta wadukuraho isura ya data kuko yarayitwemereye. Nkunda ijambo ry'Imana kuko rifite imbaraga kubera uwarivuze. Nimba yaravuze ngo tureme umuntu ase natwe, dufite isura ya papa. Iyo sura rero duha kunezerwa iyo turi imbere ye, turasharinga, turakonektingana bigakunda. Iyo rero umaze kuzuza ubusabane bwawe n'Imana, biroroshye gusabana n'ibyaremwe, biroroshye gusabana n'umuryango, biroroshye gusabana n'inshuti. Hari ukuntu umuntu aba mu buzima agera ahantu nyine nabibabwiye ubuzima bugahinduka. Dawidi niwe yavuze ngo nzaririmba abanyamibabaro bishime. Yesu nashimwe cyane. Ntabwo ubereyeho gukanga abo mu rugo muri rangaje ukoresheje ururimi rwawe, kuko ururimi rurakomeye. Ururimi ni rwo ruramya, ururimi Yakobo yaruvuzeho, ni rwo rushobora guteza ibibazo, ni rwo rushobora gutanga umugisha. Ntabwo ushobora kurukoresha rero uvuye mu rugo uvumanye. Mbonera kubwira ababyeyi amagambo twaturira abana turagomba kuyitondera. Ababyeyi inshuti zanjye cyangwa se namwe mutarabyara murera, urafata umwana ukamwita igicucu urumva azavamo iki? Wowe ntacyo uzigezaho, wowe nta nubwo uzikamira n'ayimbwa, nta nabaho, nta nubwo akamwa, ariko uramubwira ko atazigera yikamira n'ayimbwa. Ubwo uwo mwana koko ntabwo ndi buvuge ngo arabimbwa kuko ntibishoboka ko yabimbwa, ariko natagira icyo ageraho. Urumva uko ugenda umwaturiraho amagambo mabi, umwuka wo kuyashyira mu bikorwa urimo upendingiye aho hafi. Nugera umubwira ngo ntazagira icyo ageraho, umwuka wo kubishyira mu bikorwa wa Satani, imbaraga z'umwijima zo ziba ziri gukurikira ibyo watura, zikaza zigashira mu bikorwa. Noneho kandi se zishyira mu bikorwa gute? Umwana ugenda wumva ngo ntacyo azageraho, wowe mbona udasobanutse, aho ntabwo wakiga ngo urirangize, wowe uzaba fake, wowe ntacyo uzageraho. Uwo mwana biraruha akavuga ati ariko ziko ko ndimbwa, akireba akavuga ati ndabona ndiyo pe. Yatangira kuvugana n'abandi bambwira ati ariko kano kantu gakosare ngo n'ubundi bacu bambwiye ko ntacyo nzageraho. Yaje gucuruza yahomba rimwe ati ariko n'ubundi bambwiye ko ntacyo nzacuruza ngo nunguke. Yaje mu ishuri yatsindwa rimwe ko gutsindwa birasanzwe, akavuga ati yawe bari barabivuze ko nzaba fake cyane. None ibyo bintu tugenda twaturiraho abana, iyo communication yo kuvuma abana iragomba gucika mu izina rya Yesu. Aturiraho umwana umugisha. Umwana nakubwira ati nge nakora ibintu bimbwira ati okay, ntago umwana mwiza nkawe yagombye gukora. Ari uburyo umuntu akosora umwana, ntago umwana mwiza nkawe yagombye gukora kintu kibi. Akavuga buryo ndi mwiza mo ndakora kibi, ariko namubwira ati dore uko kireba, dore ibintu kiba gikoza. Akavuga ati apo n'ubundi ndi mubi ngomba gukora biriya. Ariko namubwira ati ntago umwana mwiza nkawe, ntago smart boy nkawe, ntago smart girl nkawe, donc umuntu uri smart nkawe, umuntu uteye neza nawe, umuntu umeze gutya ntago yagakoze ibyo bintu rwose, urarengereye rwose, ubutaha uzigarure, uri umuntu udakwiriye gukora ibingibi. Azavuga ati wow, ndi gukora ibintu bitari ibyanjye. Rero communication nari ndi kuvuga ku ijambo rizigiye, ijambo rivugiwe igihe. Ababyeyi dukeneye ko imiryango yacu kuko ururimi ruraderanja. Hari ikintu gikomeye cyane, umwe yigeze yandika igitabo aravuga ati abanyamagambo basa na kanseri muri societe. Ururimi rero rushobora gusenya ibintu byinshi cyane. Ushobora kuba utari mubi, ariko uburyo uvugana nabo mu rugo, uburyo uvugana n'abana, uburyo uvugana n'umutware wawe, uburyo uvugana n'iki, bikaba ari ikibazo gikomeye cyane. Imana nitugire neza cyane. Umwanditsi w'imigani rero yarongera avuga mu gice cya 18 umurongo wa 13, aravuga ngo usubiza bakimubwira bigaragaza ubupfu bwe n'ubushizi bw'isoni bwiwe. Usubiza bakimubwira mu rugo barajora kubwira ati urabona nyine twarimo ati mwana mukora biki, ukabura tombotse, ukabura irukanse, ukabura vuze. Banza wumve neza, ukeneye kuba good listener, donc umuntu wumva neza. Byagenze bite? Urabona nyine twarimo dukoropa, nuko televiziyo iramanuka irameneka. Yamanutse irameneka, none se yariteretse gute? Urabona nyine yariteretse gutya. Ariko baraje barakubwira ati urumva ngo ya televiziyo ngo nimubimbwire ruso uragira ngo bakubwire gute. Ariko hari n'ikibazo gikomeye, ushobora gusanga iyo televiziyo nutanabyumva ibindi bishobora no guteza impanuka. Donc
usubiza bakimubwira bigaragaza ubupfu bwe. Umuntu uhubuka bakimubwira n'ubundi haba harimo ikibazo. Bibiri icyo yita ubupfu nyine namwe murabyumva, haba harimo ikibazo. Umuntu ntabwo ubwira ukuntu utaranamusobanurira ujya uvuga ati yo ndayobye nyobeye ku mupfu, nyobeye ku mupfu, donc hari ibintu bitarahura neza, hari uburyo cyo ataramenya kumva neza. Ntibizanakubabaze, none se ibintu birimo ubupfu byakubabaza? Ubupfu apfa n'ubupfu ntabwo byakubabaza, uzihangane nyine ntibikubabaze. Ikindi ushobora kuvuga ati nyobeye ku mushizi w'isoni. Nyobeye ku mushizi w'isoni mu rugo ni communication iragora nyine y'umugabo, menya ntabagabo bashira isoni, style menya bivugwa ku bagore. Umugore yashira isoni, umugabo yavuga ati biriya, umugore akaba arasimbutse, mbese bikagenda gutyo, urugo rutangira kugira ibibazo bitandukanye. Mu buryo rero bwo kurera bufite intego, iyi ni inkingi ya gatatu ituma urugo rushobora kurera abana bakubaha Imana. Inkingi ya communication, inkingi yo kuganira n'abana. Nta bushizi bw'isoni burimo, nta bupfu burimo, bategana amatwi bakumvana. Wari uvuze ngo iki, wa mwana wese wari uvuze gute? Murabizi ko hari ukuntu ababyeyi bananirwa kumva abana babo, kaza kumva ngo yanze kunyumva, agasiga yanditse akagenda akiyahura ngo umubyeyi ntago yamwumvise. Arajya kukubwira turabona urebye umuhungu ngo uvuze umuhungu ngo uvuze ngo iki, ukabura simbutse. Abadamu rero turabikunda nyine, mbese ukabura simbutse ugiye mu birera akavuga ati okay naryamanye nawe ejo sindi bubyongereho, nari mubwiye ko namusuye arasimbutse avugije induru, ubu none byo kuryamana nawe mbivuze yankuraho umutwe, yanyica. Ahubwo ati ngiyewe rwose, ati mami, ati papa rwose ejo bundi twagiye muri promenade, ataha ati nuko, ati mpavuye nsura, atugira ute, nakuje gusurana, watangira kumubwira ko wamuje gusurana, akavuga ati okay nagiyeyo nyine, habaho n'ibindi, reka nicecekere. Communication, nkeneye kuba umubyeyi ukomunika mu buryo buri perfect, mu buryo bwumvikana. Biroroshye kumubwira aha wavuye muri sorti unyura kwa runaka, aha naramusuye, aha nyine mama, aha hanyuma yo sorry kabisa ngezeyo bigenda gutya. Noneho warangiza kugera ku ngingo ya nyuma, ukabona kwinjira muri mentorship, ukabona kwinjira mu kujya inama, ukabona already byarabaye, ukabona kumbwira turabona urebye rero, noneho rero step ikurikiyeho ni iyi ngiyi. Abangavu n'ingimbi bajya batubwira bati ababyeyi bacu impamvu tubabeshya nuko batajya bumva ibyo tubabwira, ntago bajya babyumva, twahisemo kujya tubabeshya. Nimba agiye muri gusura inshuti akakubwira akajya muri anniversaire y'umushuti we bigana, nimba agiye asohokeye Gisenyi akavuga urabona reka mbabwire rwose umukorege wanjye yapfushije mama, tugiye kurara ku Kiryo, akajya kurara ku Gisenyi. Baratubwira bati rwose ababyeyi bacu ntago babyumva cyane murabyumva, harimo icyo bita conflit de generation. Bamwe bari mu myaka yo muri analogue, abandi bari muri digital. Guhuza ibyo bintu byombi bikeneye mubyeyi kumenya kwicara ugashyira ubwenge ku gihe, hanyuma ugakorera Imana, kuko waba uri muri analogue undi mwana ari muri digital ahari byinshi azi, ariko uri umubyeyi we ufite amakuru menshi kumurenza, kuko ubu buzima ni experience. Abakorosayi turacyari muri communication, kandi rwose turi mu nzira zo kujya kuyisoza. Yarabwiye ijambo ryanyu rifatanye iteka n'ubuntu bw'Imana, risize umunyu kugira ngo mumenye uko mukwiriye gusubiza umuntu wese. Mana ishimwe cyane. Ijambo ryanyu rifatanye n'ubuntu bw'Imana. Iyo ijambo tugiye kuvuga ryagezemo ubuntu bw'Imana, riba ryahinduye icyo twe dutekereza kuvuga. Ni ukuvuga ngo ushobora kuzikareba ibintu ukabona ntibigenda neza, ariko ngo byinjiremo ubuntu bw'Imana, wakwibuka ko wakijijwe kubw'ubuntu, wakwibuka ko nawe wagira ubuntu wari umupfapfa, wakwibuka ko nawe ntacyo wari uri cyo, wakwibuka kubw'imbabazi z'Imana ko nawe uri muzima, wakwibuka kubwo kugirirwa neza n'Imana ko nawe uri muri uwo muryango, wakwibuka ko nawe wahoze. Paulo niwe wavuze ngo twari dufite tuzize ibyaha byacu, ubuntu bw'Imana nibwo bwadukuye, imbabazi z'Imana nizo zadukuyeyo. Wabyibuka byose, ikintu wari ugiye kuvuga kigahindura isura, noneho bikaza muri rangaje y'urukundo, ko mubonye ukuri mujye muvuga ijambo ry'urukundo. Ibyo rero bituma uburyo bya communication mu rugo bigenda byoroha. Uragomba kumenya uburyo uvugana n'abana bawe ndetse n'uwo mubana cyangwa n'abo mubana.
hanyuma uyu uvuga ushaka gutanga amakuru, ayo makuru rero agomba kwakirwa neza bitewe n'uburyo wayatanze. Uko uganira n'abana bawe uba ushaka gutanga amakuru, uko uganira n'uwo mubana uba ushaka gutanga amakuru. Ese koko urashaka ko amakuru yawe agenda neza akagera ku wagomba nta mbutiyaje bayemo? Uragomba kuyaremera uburyo agenda neza. Rero niwe ugomba gushaka uwo muyoboro uryoshye, ugomba kureba icyabangamira ayo makuru mu rugendo rwayo. Ese aho yavugiye haratunganye? Turi kuvuga mu buryo kuko muri communication habaho uvuga n'utega amatwi. Aho yavugiye haratunganye? Igihe uyavugiyemo nicyo ayo makuru ugiye guha umwana, igihe ugiye kuyavugiramo nicyo. Uragomba kubanza ukareba n'amarangamutima yiwe. Ushobora kuyavuga yarakaye ntibigire icyo bitanga, ushobora kuyavuga yabaye disturbed cyangwa se yumva ibintu byamuvanze. Banza urebe amarangamutima yiwe, urebe n'icyo ugiye kumubwira. Kuba ubutumwa busobanutse kandi bwumvikana. Ibintu ugiye kuvuga biragomba kuba bisobanutse kandi byumvikana. Urugero wenda ugiye kumubwira ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, bisobanure bibe clear kandi byumvikane. Nimba uri kumubuza kuyikora mu gihe mbere yuko ashaka, bigire clear. Tujya duhura n'ibibazo byinshi cyane, abajene bakatubwira bati ese kubera iki mutubuza gukora imibonano mpuzabitsina n'abo dukundana nabo nubwo tutarashakana? Wenda icyo kibazo tuzagisubiza umunsi tuzaba tugeze mu kwigisha ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina ku bantu batarubaka ingo, tuzabivugaho cyane. Noneho mubwira impamvu ibe clear, kuko nujya kumubwira ngo urabona ngo ariko biba ari bibi gute, urabona nyine biriya bintu ntabwo ari sawa. Kuba atari sawa ni gute? Urabona biriya bintu ariko buriya oya. Bakiriya umubwira impamvu bitari sawa, umubwira impamvu bitari byiza, umuhe amaverse biblique umubwire. Ariko nibitaba clear bizaba ikibazo gikomeye cyane. Nabwiye ngo ni topic tuzagaruka aho tugiye kwiga icyo imibonano mpuzabitsina ari cyo n'igihe igomba gukorerwa, kuko ni ibintu Imana yashimye ko bibaho ariko bikaba n'umugisha, ariko byaba bidakorewe mu gihe nyacyo bigatanga umuvumo. Hanyuma amarangamutima y'uvuga nawe agomba kuba ari mazima. Ntukihutire kuvuga urakaye, ntukihutire kuvuga wagize ikibazo. Nimba warakaye banza ufate pause. Nimba wumva ibintu bifite ibibazo banza uruhukemo, niko ubundi badusaba, ubundi ubone kuvuga. Nimba abantu bakikubwira ikintu banza ucyuze cyane ugigarukemo, ubundi ubone kuvuga. Gushyiramo akayunguruzo k'ibyo ugiye kuvuga, ntabwo ibintu byose uzabikubita hariya utayunguruye. Ntabwo ibintu byose uzabishyira hariya nta kayunguruzo washyizemo. Ibyo ubwira abana bawe ntabwo uzabishyira hariya, ibyo ubwira umutware wawe ntabwo uzabishyira hariya, ibyo ubwira umufasha wawe ntabwo uzabishyira hariya utayunguruye, ibyo ubwira umukozi ukoresha mu rugo ntabwo uzabishyira hariya. Banza ushyiremo agafiltre, banza uyungurure uvuga ati okay, nimba ngiye kuvugana n'umukozi reka mbanza nshyiremo akayunguruzo ndebe, ukayungurura ibinyuzemo ukaba ari by'umuha. Nimba ugiye kuvugana n'umutware wawe shyiramo akayunguruzo ibinyuzemo bari by'umuha. Nimba ugiye kuvugana n'abana bawe shyiramo akayunguruzo. Iyo ni ya communication twavugaga. Rinda ururimi rwawe rero, kuko murabizi nyine ka kanyama gato yagashobora guteza ibibazo, intambara zikavuka. Imana ishimwe cyane. Hari ikintu rero umuntu ashobora kwitondera, ibyo uvuga bihwanye n'ibyo ukora. No kuvuga ngo uragomba kuvuga ibyo ushobora nawe gukora. Menya neza uburyo bwo kuganira n'abana, ibyo uganira bise n'ibyo wigisha. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ushobora kwibaza ngo ni hehe nkora amakosa mu kuganira kwanjye, ni hehe nakongeramo imbaraga. Turimo turasoza muri cya kiganiro cyacu, ni hehe njya nkora amakosa iyo nganira n'abana cyangwa se umutware wanjye. Umwanditsi w'imigani wavuze ngo umugore ufite amagambo menshi ngo ameze nk'imvura y'urujojo igwa ntirangire. Nimba uyafite umutware yazavuye mu kazi, ugatangira umubwira akajya mu buriri umubwira, mu gitondo akabyuka umubwira, uragomba gushyiramo pause ukavuga ati ni hehe ndi gukora amakosa. Ntukeneye kumva umwana nimba akoze amakosa, wenda agize icyo yangiriza mu rugo, ubimubwiye mu gitondo ndajya nkubwira ngo wanyangiririje, sawa mami mbabarira ntabwo nzongera mu kanya, ariko wanyangiririje nagusabye imbabazi, ejo wanyangiririje, wibuka ko wanyangiririje. Mana yanjye, umwana agira akibagirwa ikosa, hari icyo bita mechanisme de defense. Icyari ikosa kikaba kitakibaye ikosa, akaguhindukirira. Kandi uragomba kuba umubwira ati nimba akoze ibi okay, ntuzongere, kuko mo turatoza. Yesu nashimye cyane. Niyo mfite ikibazo muri communication yanjye, ibyo ni byo umubyeyi agomba kwibaza. Reka rero tugere ku musozo nyine tunasenga Imana. Twari ku nkingi ya gatatu
inkingi yo kuganira mu rugo cyangwa ya communication. Imana ibaha umugisha kandi ndabasabira kugira ngo uru rubyaro rwubaha Imana ruzave mu muryango wawe. Imana ishimwe ku buryo nugera mu ijuru Imana izakubwira ati wow, wakoze neza kumfashiriza abamisiyoneri bakajyana umumisiyoneri nabahaye, kandi warakoze, barimo barakora umurimo mwiza. Yesu aguha umugisha mubyeyi, aguha umugisha mugabo nawe mugore, namwe rubyiruko, kuko nababwiye ngo ibi nimwe bireba cyane kuko byababera umugisha mubimenye mutari mwabona urubyaro cyangwa se mutarabona abo mu bana benshi. Reka tujye mu mwanya wo gusenga. Mana turagushimye, wakoze kubana natwe, izina ryawe nirishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Icyubahiro ni kibi cyawe, mu izina rya Yesu Kristo, amen.